umwana w'umukobwa w'imyaka 21 y'amavuko, abyaye umwana muto w'uruhinja, amujugunya muri tuwarete, amujugunya mu musarani, ndetse nawe kusohokamo cyangwa se kwihagurutsa biramanyana kugeza ubwo abaturanyi aribo bakomeje kwibaza impamvu yagiye muri tuwarete agatinda kuvamo. Bahageze basanga uyu mukobwa no kwihagurutsa byamunaniye, umwana bamaze kumuboneza muri tuwarete. Ni amakuru tugezeho muri aya masaha, turi ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka n'uyu nguyu 2026. Ni umwana w'umukobwa rero utuye hano Muhima, bivuga ko ari umushyitsi nk'uko bigarukaho n'abaturage batandukanye baje gutabara. Ni muri Muhima ndetse ni mu gace ko mu Cyahafi, ni mu mujyi wa Kigali. Ni umwana rero w'umukobwa avuga ko rero yagiye mu bwiherero, ndetse rero yari yaje nk'umushyitsi hano mu Cyahafi, yabaga mu gipangu akamenya n'abandi dore ko yaje ari umushyitsi. Hanyuma rero uyu mwana w'umukobwa yaje atwite. Hari ukuntu abana b'abakobwa rimwe na rimwe baba batwite inda, bamwe ikagaragara abandi ntigaragare, mu by'ukuri ari na nkuru wenda bitewe n'umubiri. Uyu mukobwa rero yaje kuba ajya mu bwiherero. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu agiye mu bwiherero agasoza ibyo akora, murabizi mwese, asohoka mu bwiherero, cyane ko yari mu gipangu kandi igipangu gikoresha ubwiherero. Nkeka ko wenda bashobora kuba ari na bumwe bitewe wenda n'igitsina icyo ari cyo. Nyuma rero umwana w'umukobwa yaje kujya mu bwiherero nk'ibisanzwe. Noneho rero ibise biraza, uyu mwana w'umukobwa agatangira kubyara. Hanyuma rero nk'uko bivugwa ko ashobora kuba yaraje wenda ari gahunda afite, turimo gukusanya amakuru ngo tumenye icyabiteye. Uyu mukobwa rero yaje kubyara umwana w'uruhinja. Hanyuma akimara kumubyara nta kindi yakoze, yafashe umwanzuro ugayitse, uyu mwana we amujugunya mu bwiherero. Iyi ni inkuru mbi, ni igisebo ku babyeyi, ni igisebo ku bana b'abakobwa, cyane cyane ku myaka 21. Reka nkubwire ngo nkawe utarakanda subscribe, reka nkwakire hano ku Ntangarugero Empire, isoko ibiganiro byubaka. Kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byiza bigire kugeraho 5/5. Uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 21 umaze kubyara umwana akamujugunya mu bwiherero muri tuwarete, mu by'ukuri mu gikorwa kigayitse. Turashimira gusa leta y'u Rwanda, leta nziza, leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, kubera ko hahise haza imbangukiragutabara ndetse na polisi batanga ubutabazi bw'ibanze. Uyu mukobwa abasha kurokorwa ubuzima, ndetse baramutabara n'umwana baramutabara, nubwo nta makuru dufite avuga ko uyu mwana ashobora kuba akiri muzima, dore ko uyu mwana ngo yari atuje cyane atarimo kuvuga. Ntabwo turamenya rero uko uyu mwana byaje kumugendekera. So ni ikintu kibi cyane rero mwabamenye. Nkunda kubabwira ngo impamvu twazanye iyi content ni kugira ngo tubigishe kuba intangarugero. Ntabwo nzi impamvu uyu munsi umuntu ashobora gukora icyaha cy'ubusambanyi kikamuviramo gutwara inda, hanyuma agategereza amezi 9 igihe umwana azavukira, agafata umwanzuro wo kugira gute kumushyira mu bwiherero. Hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo kubyara ni urukundo rw'umubyeyi. Njyewe ntabwo nemeranya namwe. Kubera iki? Urukundo rw'umubyeyi rugaragara cyangwa se rutangira kugaragara muri relationship umubyeyi agirana n'umwana akimutwita, noneho rugashyirwa mu bikorwa cya gihe umubyeyi aba amaze kubyara umwana atangiye kumuhereza uburere. Kuko burya iyo uri umubyeyi ugitwite ukanywa inzoga, ukaba wanywa ibintu ushaka kwangiza umwana, icyo gihe ntekereza ko uwo mwana ntuba umukunze. Icyo ni kimwe. Ikindi, iyo umwana umaze kumubyara ukamuhereza imico mibi, ukamurera nabi, ntabwo tuvuga ko uwo mwana umukunda. So urukundo rw'umubyeyi rero ruba rukwiye mu by'ukuri kugaragara mu burere n'uburyo umubyeyi afata umwana we n'agaciro umubyeyi arize umwana we nyuma yo kumubyara. So niba rero tubona abantu nk'abangaba b'abakobwa ibasaba ku myaka 21, ni umukobwa ukiri muto cyane, gufata umwanzuro ugayitse wo gufata uyu mwana akamushyira muri tuwarete amaze kumubyara, ni ikintu kibi cyane, ndetse ni ikintu cyababaje ababyeyi benshi. Ni ugutukisha ababyeyi, ni ugutukisha abakobwa, kugira ngo namwe mutange ibitekerezo, kubera ko ntabwo ari ibintu byiza. Inshuti zanjye bakobwa, mwirinde. Niba ubona umusore nta gahunda afite kuba yakurongora ngo mukore ubukwe mubane mu rugo, kubera iki ujya kumwihambiraho ngo murinde mwaryamana agutera inda? Usanga uhuye n'ibibazo bikomeye cyane nk'ibi ngibi, cyane ko nawe wagira gute wabitakabizamo ubuzima. Niba ubona ko
ko umwana ugiye kubyara atazamushobora, ntabwo umwanzuro mwiza ari uwo kumubyara ngo umushyire muri tuwarete. Umwanzuro mwiza byose basi mubyare umushyire ku muhanda, hari abantu babuze urubyaro bamufate bagire gute bajye kumurera, cyangwa se by'akarere karere ngiye ndatwite ariko ndaba nta bushobozi mfite, ndabizi ko hari uburyo butandukanye ushaka kujya gute ushobora gufashwamo. Birabaje kubona rero umwana w'umukobwa abyara umwana akamujugunya, hari abantu babuze urubyaro, hari abantu babuze abana, mu by'ukuri banamubyara ukamushyira ku muhanda, nubwo ntabagiriye iyo nama, ntabwo nyiragiriye, abagira neza bakamutwara. Ntabwo rero mwa bakobwa mwe namwe mwa basore mwe mubatera inda mwihangane, nk'umusore wateye inda uyu mukobwa yaramuhemukiye, yamugiriye nabi. Ariko nanone tugaruke ku bakobwa, mwebwe muvamo ababyeyi, kubyara umwana ukamushyira muri tuwarete ntabwo ari igikorwa cyiza habe namba, kubera ko no gutukisha abakobwa no gutukisha ababyeyi ni umwanzuro ugayitse cyane ijana%. So rero abakobwa murabizi ko hari gahunda zitandukanye zigisha urubyiruko ku bigendanye n'imibonano mpuzabitsina ikingiye, mugomba gukoresha udukingirizo. Niba ubona yuko utitegeye kubyara wakwifashe cyangwa se ugakoresha agakingirizo, njye ku bwanjye ikintu cya mbere nakugira inama ni ukwifata. Kuko nakoresha agakingirizo ntabwo birevanaho yuko wagize gute wakoze icyaha, ariko noneho niba ku munota wa nyuma byanze, please koresha agakingirizo. So reka nabwire ngo mwa bakobwa mwe rero ntabwo ari byiza kujya gusambana ugakora n'inda nk'izi ngizi, byangiza umuryango, byangiza ahazaza hawe, n'uwo mwana bimutera igikomere. Rero uwo mwana nawe akaba bakazamubwira amateka nk'aya ngaya, arababara cyane. So tube intangarugero, ni ukuri ndabasabye tube intangarugero, tube abakristo, dukunda umuryango, tugaruke kuri gakondo y'umuryango, twumvire ababyeyi. Ibikorwa nk'ibi ngibi tubirwanye, turwanye ubusambanyi, turwanye ibiyobyabwenge, turwanye n'abantu babatera inda bakabangiriza ubuzima. Twubake u Rwanda rwifuza, rufite urubyiruko ruzima, rufite urubyiruko rwiteguye kugira gute gukorera igihugu kandi bagaragaza isura nziza ku gihugu. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, tube intangarugero kandi subscribe, like, share na comment.